Muraho inshuti zanjye, inshuti za chaîne ya YouTube Kwiga Indimi TV. Turakomeje kwiga kuvuga igifaransa, tugeze ku isomo rya 9. Kanda subscribe ujye ubona amasomo yacu uri uwa mbere. Dutangire. Iyo usuhuza umuntu kuva saa 6 kugeza saa 12 za nimugoroba, uramubwira uti bon après-midi. Bivuze ngo mwiriwe cyangwa se amakuru ya nyuma ya saa 6. Noneho iyo umubwiye uti bonne soirée, nizere ko nawe busubiramo nkuko murambibibutsa. Bonne soirée, umubwiye ngo umugoroba mwiza. Aha ni ukuva saa 12 kugeza saa 6 z'ijoro. Bonne soirée. Aha tukagira gikorwa cyangwa se verbe faire, bivuga gukora. Faire, gukora. Iyo tugiye kwivuga dushyiraho umuntu ukora, kwa kundi twabibonye, njyewe, wowe, we, twebwe, mwe, cyangwa se tukavuga bo. Turatangira tuti je fais, nkora, tu fais, ukora, iri. Ubwo hano turavuga iri fait, gitsina gabo, iri fait, akora, elle fait, gitsina gore, elle fait, akora. Twagera kuri twe tukavuga tuti nous faisons, dukora, vous faites, mwebwe, vous faites, mukora, ils font, bakora, bakora. Izi verbe cyangwa se izi nshinga buri imwe ikorwa ukwayo kwihariye. Nukuvuga ngo nta yindi uzabona imeze nka faire. Faire nuko tuyikora, nuko tuyivuga, akaba ari nako tuyifata, ntibihinduka. Hari aho tuzagera tugasanga hari verbe zo mu cyiciro cya mbere, izo biti zo mu cyiciro cya mbere, usanga ushobora kubona imwe n'izindi biri mu cyiciro kimwe ukazajya ubikora kimwe. Ariko izi ngizi aha harimo faire, za pouvoir twabonye mu isomo riherutse, je peux, n'izindi tubona nka bikubwira, nuvuga ngo ziba ziri mu cyiciro cya gatatu. Buri verbe uyikora ukwayo, ukayifata ukwayo. Ntabwo ari ibintu bigoye, kuko urabifata ntibihinduka, ubundi wazajya ujya kubikoresha ukabikoresha uko biri. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font. Ubwo nawe wasubiramo ukumva uko bivuga. Komeze. Aha dufite ingero zitandukanye dushobora gukoreshamo le verbe faire. L'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Nukuvuga ngo inyoni, l'oiseau, oiseau, inyoni, fait, ikora, son nid, icyari cyayo. Nukuvuga ngo le nid ni icyari. Iyi son igaragaza nyiracyo, ninde? Ni ikinyoni, son nid. Inyoni ikora icyari cyayo. Urundi rugero hano bakoreshejemo le verbe faire, gukora. L'araignée fait sa toile. L'araignée fait sa toile. Araignée ni igitagangurirwa. Niho biravuga ngo igitagangurirwa gikora inzu yacyo. Bya bintu ubona igitagangurirwa cyubatse kibamo, ibyo twita toile. L'araignée fait sa toile. L'autre exemple ici, les abeilles font leur miel. Les abeilles
font leur miel. Bivuze ngo les abeilles ni inzuki, font zikora, twabonye handi mu bwinshi tuvuga iri font, hamwe hanyuma iri font. Noneho les abeilles murabona ko ni ubwinshi kuko hariho izi s turi kubona aha. Les abeilles font leur miel. Miel ni ubuki bwande leur gazo. Uvuga ngo inzuki zikora ubuki bwazo. L'autre exemple ici, un écolier fait ses devoirs et ses exercices. Un écolier fait ses devoirs et ses exercices. Écolier, umunyeshuri, devoir, imikoro, exercice, imyitozo. Noneho tukavuga tuti umunyeshuri akora imikoro ye n'imyitozo ye. Un écolier fait ses devoirs et ses exercices. Noneho hano iyo umuntu aguhaye ikintu ukaba ushaka kumushimira uramubwira uti merci pour, ugashyiraho icyo kintu. Urugero hano baduhaye le café. Merci pour le café. Urakoze kuma kawa. Ari kado yaguhaye wamubwira uti merci pour le cadeau. Urakoze kuma impano, kado. Cyangwa se ukamushimira mu bundi buryo ukavuga uti merci de venir. Urakoze kuza, biterwa n'icyo ushaka kumushimira. Uvuga merci ugashyiraho icyo ushaka kumushimira. Ici nous avons l'autre exemple. Pouvez-vous venir? Iyi ni yindi nteruro yadufasha kugira ibindi twunguka. Pouvez-vous venir? Mushobora kuza. Ici vous voyez, pouvez ntabwo ari ubwa mbere tuyibonye. Mu isomo riherutse rya 8 twize le verbe pouvoir, gushobora. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Nshobora, ushobora, ashobora, dushobora, mushobora, bashobora. Aha rero ni vous pouvez. Pouvez-vous venir? Aha turi kubaza ikibazo. Mushobora kuza. Le verbe venir bivuga kuza. Venir, kuza. Reka turebe noneho uburyo twakora verbe venir. Turavuga ngo ni ukuza, ariko nshobora kuvuga ngewe nza, uza, ibyo nzabikora gute? Ibyo tugiye kureba hano. Twatangira tuti je viens. Iyi nayo ni ya verbe iri mu cyiciro cya gatatu hamwe na za faire na za pouvoir n'izindi tuzatubona nabikubwira. Ntabwo ari nyinshi, izo nzakubwira nizo, izindi nzakubwira ko tuzajya tuzikora, hari zihura cyane. Je viens, nza. Tu viens, zan. Il vient, azan. Elle vient, azan. Nous venons, tugeze kuri no, nous venons, tuza. Vous venez, muza. Ils viennent, cyangwa se ukavuga elles viennent niba ari igitsina gore, ibi bimaze kubimenyera. Ils viennent, baza. Reka turebe noneho dushyize mu nteruro. Aha bari kutubwira ngo venez ici mes enfants. Hano ravuze ngo muze hano bana banjye. Venez ici mes enfants. Muze hano bana banjye. Noneho hakazaho urundi rugero. Viens ici mon enfant. Ngwino hano mwana wanjye. Nukuvuga ngo aha bashatse kugaragaza iki? Aha ni mu bwinshi uri kubwira ngo muze, bavuga uti venez. Noneho yaba ari mu buki uri kubwira umuntu ngo ngwino cyangwa se za, ukavuga uti viens. Kuko twabonye ko tuvuga ngo tu viens, yari umwe aba ari kuvuga ngo ngwino akoresha tu,
byaba ari muri benshi agakoresha vous venez, ariko mu gihe cyo gutegeka cyangwa se kuvuga ubwira umuntu ngo muze, ngwino, ntabwo twirirwa dushyiraho izo za vous na za tu. Venez ici mes enfants, muze hano bana banjye. Viens ici mon enfant, mu buke tukavuga ngo ngwino hano mwana wanjye, cyangwa se za hano mwana wanjye. Turakomeza tugere ku yindi verbe bita commencer. Commencer, verbe commencer ivuga gutangira, noneho yo iri mu cyiciro cya mbere, ntabwo ari icyiciro cya gatatu nka venir cyangwa se faire. Ubwo niyo mvuga faire, ndatekereza uhita wibuka ikisobanuye. Faire gukora, venir kuza. Noneho tugeze kuri commencer, iyi niyo mu cyiciro cya mbere, ifite izindi nyinshi bihuje bikorwa kimwe. Ubwo ruvuga ngo iziherwa n'iyi er, tuzajya tuzikora kimwe nk'uko dukora tugiye gukora iyi commencer, keretse nihaza umwihariko nkawukubwira. Turatangira tuti je commence, ntangira. Tu commences, utangira. Il commence, atangira, yaba ari igitsina gore. Elle commence, atangira. Nous commençons, dutangira. Vous commencez, mutangira. Il commence, batangira, cyangwa se elle commence, batangira, niba ari igitsina gore. Tukagira urugero mu nteruro, tukavuga tuti je commence le travail à 8h du matin. Je commence le travail à 8h du matin. Bishatse kuvuga ngo ntangira akazi, le travail, saa mbiri, 8h du matin, za mu gitondo, matin. Ubwo ukanabivuga wihuta rwose nta kibazo. Je commence, tu commences, il, elle commence, nous commençons, vous commencez, il cyangwa se elle commence. Je commence le travail à 8h du matin. Aha tukagera indi nteruro, réveille-toi. Iyo ubwiye umuntu ngo réveille-toi, umubwiye ngo kanguka. Réveille-toi. Aho ushobora kuba uri gutegeka cyangwa se uri gusaba. Usaba umuntu ukakora ikintu runaka cyangwa ukamutegeka. Ubwo numutegeka bizaterwa n'imvugo n'ijwi uzabivugamo. Ushobora kuvuga uti réveille-toi, cyangwa se ukamukora uti réveille-toi, bikagaragaza ko mu mvugo uri gusaba utari gutegeka. Kanguka. Bishatse kuvuga ngo verbe réveiller ni ugukangura. Réveiller, gukangura. Tutagiye muri byinshi ushobora no kuyikora ugashyiraho umuntu. Je réveille, tu réveilles, iyi nayo iri mu cyiciro cya mbere kubera ko iherwa n'iyi er. Ubwo uko twakoze commencer niko nawe wagira ute wayikora. Ngaho reka tuyikore turebe. Ntabwo ndabyandika, ahubwo tugiye kugendana tuvuga, nawe uvuge wumve ko wabifashe. Réveiller ni ugukangura, tugiye gushyiraho je, tu, il. Turatangira tuti je réveille, tu réveilles, il réveille, nous réveillons, vous réveillez, il réveille. Ubwinshi. Ubwo réveiller ni ugukangura. Noneho iyo tuvuze se réveiller ni ugukanguka. Urabona iyo uvuze réveiller, gukangura uhita wongeraho iki? Icyo uri bukangure. C'est ça? Gukangura, réveiller un enfant, urugero gukangura umwana. Byaba se réveiller, uyise ivuga igikorwa wowe ukora
ariko ukakikorera nta muntu ugikoreye, sibyo? Ubu iki gikorwa ni ngo urakikorera ukakikoreraho, nta muntu ugikorera. Hano baduhaye urugero rwo kuri réveiller yo gukangura, baravuga bati réveiller les enfants, mukangure cyangwa se kangura abana. Murabona iyo uri kuvuga wubashye umuntu nubwo yaba ari umwe, ushobora gukoresha nk'aho ari benshi, ukavuga uti réveiller les enfants. Aha harimo ibintu bibiri, mukangure abana cyangwa se kangura abana, uri kubwira ngo abikore umwubashye. Noneho hano tukaza kubona ijambo rivuga ngo c'est fin, verbe faire, murayibuka no gukora. Niba tuvuze ngo c'est fin, tuba tuvuze ngo byakozwe. Umuntu ashobora kuza kuvuga ati ese mwibukije runaka ko agomba gukora ibi, mugahita muvuga uti oui c'est fin, yego byakozwe, bivuze ngo twamwibukije c'est fin. Tukaza kubona dinerlo dushobora gukenera c'est plus important. Bivuze ngo c'est plus important, bivuze ngo bifite akamaro cyane. Plus nabivuga cyane, cyangwa se ukavuze ngo ni ingenzi cyane. C'est plus important. Murabona hano ndi kuvuga important kubera iyi s yasoje agatangira ijambo rifite inyajwi, ritangirwa n'inyajwi. C'est plus important, bifite akamaro cyane cyangwa se ni ingenzi cyane. Nukuvuga ngo tunu duteruro cyangwa se amagambo ushaka kuzabikenera gukoresha, ukahita uyabona hafi kubera ko nayakwigishije. C'est plus important. Ibi ni ahandi hantu wabyigira usibye kuri Kwiga Indimi TV. Njyewe n'izi ndimi neza nziminuzamo, nzakwigisha neza ku buryo nawe uzagira ubumenyi buhagije ku rurimi. Noneho hano iyo uvuze ngo c'est honte, uvuze ngo biteye isoni. C'est honte, biteye isoni. Ushobora kuba washaka kubivuga, washaka kujya ubivuga bikakunanira. C'est ça, c'est honte, biteye isoni. Aho ushaka kuvuga uti ni ubugoryi, c'est idiot, ukavuga uti c'est idiot, ni ubugoryi. C'est idiot, ni ubugoryi. Iyi ti tuyifatanyije n'inyajwi itangirira ijambo, tuhita tuvuga ngo c'est idiot, ni ubugoryi. Iyo utarabimenya neza harabavuga ngo c'est idiot. Ariko umuntu uzi kuvuga neza igifaransa itahuza consonne ni inyuguti akayihuza n'inyajwi, itavuga ati c'est idiot. Noneho iyo tuvuze ngo c'est grossier, tuvuga ngo ni ubushotoranyi. C'est grossier, mais c'est grossier. Ubushotoranyi ni ubushotoranyi. None iyo tuvuze ngo regarde-moi, abishatse kuvuga ngo ndeba cyangwa se nyitegereza. Regarde-moi, ndeba cyangwa nyitegereza. Verbe regarder bivuga kureba cyangwa se kwitegereza. Nukureba ikintu umwanya runaka, umwanya munini. Ushaka kwitegereza ikintu umunota, amasegonda 30, ntabwo ari gukubita ijisho gusa. Dukoresha regarder iyo dushaka kuvuga kureba cyangwa se kwitegereza. Nawe urabizi iyo witegereje ikintu ukireba umwanya muremure. Ushobora kuba atari muremure cyane, amasegonda 10, 20, ariko witegereza wahanze amaso. Urugero, regarder le match. Kureba iki? Kureba umukino. Cyangwa se regarder la télévision. Kureba televiziyo. Ntabwo ureba televiziyo ngo ukubitaho amaso witurekeraho. Urareba ukitegereza umwanya munini. Iyo tugiye kuvuga iyi nayo murabona c'est regarder iraherwa na er, ni kimwe iri mu cyiciro cya mbere. C'est comme commencer cyangwa se c'est comme commencer. Na za zindi zose zerwa na er. Turatangira tuti je regarde
ndeba cyangwa se nitegereza. Tu regardes, ureba cyangwa se witegereza. Il cyangwa se elle regarde, areba cyangwa yitegereza. Nous regardons, tureba. Ushatse watongeraho la télévision. Nous regardons la télévision, tureba télévision. Vous regardez la télévision, mureba télévision. Il cyangwa se elle regarde, bareba. Ugahita ushyiraho icyo kintu bareba. Turaza kubitandukanya ni verbe dufite hano voir. Voir nayivuga kureba, ariko ntabwo ari ukwitegereza, kubona. Nawe tuba kubona, kureba, kubona. Ubwo ni ukureba ariko udahanze amaso, utarebye umwanya munini. Ni ukureba biri aho bisanzwe. Tuzavuga tuti je vois, nabibonye ko nabwiherwa na er, ubu yahise igera muri cya cyiciro cya gatatu hamwe na za faire na za venir. C'est ça? Je vois, ndeba cyangwa se mbona. Tu vois, ureba cyangwa se ubona. Il ou elle voit, areba cyangwa abona. Nous voyons, tureba cyangwa tubona. Vous voyez, mureba cyangwa se mubona. Il ou elle voit, bareba cyangwa babona. None tugatanga urugero dans une phrase ni interuro. Tukavuga tuti est-ce que vous voyez Calice derrière la maison? Est-ce que vous voyez Calice derrière la maison? Ese muri kubona Kalisa inyuma y'inzu? Mubona ni ukubona, ntabwo ari ukwitegereza. Ntabwo ari est-ce que vous regardez Kalisa derrière la maison? Oya, est-ce que vous voyez Kalisa derrière la maison? Ese muri kubona Kalisa inyuma y'inzu? Merci beaucoup mes chers amis. Mukore subscribe, musharinge ku nshuti n'abavandimwe. Kwiga Indimi TV ni yamamara. Nzaguha buri kimwe cyose ushaka mu ndimi: Igifaransa, Igiswahili, Icyongereza, mwongeraho n'amategeko y'umuhanda. Merci beaucoup.